bwira na wa mugabo nawe ufite imboro nini utazi kuyikoresha ukuntu yajya yikoresha, nubwo umugabo abazi guswera akaba yaguhabya. Ari n'umuntu ufite imboro nini atazi kuyikoresha. Mugabo ufite imboro nini ariko utazi kuyikoresha, dore uburyo wayikoreshamo. Gukora segisi nago ari imbaraga, gukora imibonano ubundi uyikora witonze, slowly, gake gakeya. Ahubwo wakumva wa mugore uri guswera afite imbaraga, nawe ugagenda wongezamo gake gake, wongezamo vitensi nk'utwaye imodoka, gake gakeya paka. Rero nkomeze mbwire wa mugabo, wa mugore nawe ufite igituba, ari umugore ufite igituba gitoya gifunganye, uba utazi gutanga igituba. Ubundi gutanga igituba mwaba mama cy'abakobwa mbigisha ukuntu batanga igituba nk'umunota umwe. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu badahwema kutugaragariza ko badukunda umunsi ku munsi, bakanda subscribe, comment and like ku Mibonano TV. Tubahaye ikaze rero, ni Vava nk'ibisanzwe, twaje kubaha inama, ibiganiro ndetse n'inyunganizi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mboro zihabura igituba cyane. Yego, nyamuneka abakunzi bacu badahwema kutwereka ko mudukunda, nuko natwe turabakunda. Uyu munsi tugiye kuganiriza ari abamama cyangwa abagore cyangwa abakobwa bavuga ngo nta mugabo urabahabya. Ni ukuri hari abagabo baguhabya pe, ukumva uhaze n'imibonano, ku buryo umugabo ashobora kukurongora akakurongora nk'isaha yose. Umva, arakurongora ukabira ibyuya bikavaho, akagucumita ukanarira. Ahubwo ni ukuri umuntu utarahura n'uwo mugabo njye azambyire muhe pasi muhe pasi w'umugabo urongora ewana, akakurongora ku buryo wahabukwa imibonano. Nk'umuntu, hari nk'umukobwa wambwiye ngo abagabo bose bahuye baramubipa. Ndi ready kuguha uwo muntu, nawe abambwira ngo bashaka udukobwa twiyemera yuko nta muntu ujya uduhabya. Ngenda guha pase umugabo aguswere, ibyo kuguswera biveho wana, wumve nyine ko imboro uyihabutswe. Kandi ikindi nkabwira na wa mugabo nawe ufite imboro nini utazi kuyikoresha ukuntu yajya yikoresha, nubwo umugabo abazi guswera akaba yaguhabya. Ari n'umuntu ufite imboro nini atazi kuyikoresha. Mugabo ufite imboro nini ariko utazi kuyikoresha, dore uburyo wayikoreshamo. Wabanza ukareba umuntu muri kumwe niba ashoboye. Ari nk'abana baba bananutse, ari nk'umugore cyangwa umukobwa uba unanutse, ukajya ubona aragenda nk'usubira inyuma ukabona nta mbaraga afite. Niba uzi ko ufite imboro nini kandi uzi guswera, ushaka kumara nk'iminota 30 cyangwa isaha, shaka wa muntu ufite imbaraga. Hano hanze hari abantu baba bafite imyuka b'abagore, ushobora guswera nawe ukamuswera isaha nawe atararangiza. N'uwiswerera wa muntu utaramenyereye gusambana, ugaswera wa mwana uri munsi y'imyaka 18, shabo ngo azananirwa vuba, kandi nubwo nawe uzaryoherwa nk'uko ubishaka cyangwa urangiza, ahubwo ufata wa muntu wamenyereye akazi. Yego, umugore wamenyereye kurongorana, uriya muntu afite experience mu kurongorana, yanakwigisha. Wa mugabo we rero, twe turi kwivugira ku mugabo ufite imboro nini. Niba ugiye kurongora umugore, banza umutegure wumve ko igituba cyiwe cyoroshye. Kandi niba ugiye kumuswera, wishyiramo nkaho mufitanye ibibazo, yijyane gake gakeya ewana, gake ariko gashoboka. Imboro kwa kuntu buri igituba ni kinini cyane igituba kwa kuntu ari kinini, imboro iragenda ikajyamo ikabura, ntumenye ko ari ya mboro nini. Mwabagabo mwe rero mama ufite imboro nini mutazi kuzikoresha, gukora segisi nago ari imbaraga, gukora imibonano ubundi uyikora witonze,
slowly gake gakeya, ahubwo wakumva wa mugore uri guswera afite imbaraga, nawe ukagenda wongezamo gake gake, wongezamo vitence nk'utwaye imodoka gake gakeya paka. Rero nkomeze mbwire wa mugabo ziriya mboro zihabye igituba cyane, iriya mboro ihabye igituba ni ya mboro, ari n'igihe si ngombwa imboro nini, n'imboro ntoya yahabya igituba, igituba kigahabuka. Umugore wiyemera ngo aranyara, uramunyaza. Wa muntu ufite imboro yagihabije, uramunyaza, ukamunyaza, umva uramunyaza kikuma, akamera nk'aho atanyara. Ariko ari umugore nawe, munyumve gato, ari umugore nawe ufite igituba kigira amavangingo menshi, ukamunyaza ukumva cyumye, ukongera ukamucumita. Iyo wongeye ukamucumita, iyo haciyemo umwanya urongera ukamukungutira, ewana kongera akanyara, umva akirekura, biri aho ngaho. Rero mwa bantu mwe, bantu b'abagabo muzi kurongora, ewana ifite igituba, ibyuka ndayifite. Niba mujya kutwana, mureke abana ntabwo bazi kurongora, nimujye mu bana b'imyaka bafite 18, barani iminja, muze kwitwe turi muri 18 kuzamura, tuba tuzi gutanga igituba neza dufite imyuka ihagije. Okay, noneho rero twikomereze. Wa mugore nawe ufite igituba, ari umugore ufite igituba gitoya gifunganye, uba utazi gutanga igituba. Ubundi gutanga igituba, mwaba mama cy'abakobwa mbigisha ukuntu batanga igituba nk'umunota umwe, ukuntu batanga igituba neza. Iyo uri guha umugabo, yaba cyane cyane umugore n'umugabo babana mu nzu, iyo ugiye guhereza umugabo wawe igituba, wowe irekure, ntiwifate ngo wibumbagatanye wegeranye amatako, ahubwo amatako wowe yarekure, umuhe hose yisanzure. Kandi ikindi nakubwira ngo mujye hejuru, arananiwe arigererwa, kubera agucumita, yamara kugucumita akananirwa. Iyo ananiwe nawe ushobora kumwakira, sibyo? Ukamujya nawe hejuru, ukamufasha neza, ukanamunyongera. Twigisha no kunyonga ku bamama batazi kunyongera abagabo babo, ukamunyongera. Ubwo umaze kumunyongera, ushobora kumuva hejuru mugahindura kandi gaposteri. Niba mwaba mugaramye ukamuha neza, umushobora no kugarama rega, ushaka kuba uryamye kuri hejuru ariko ukakimuha neza akishima. Reka tubahe nimero zacu, abantu bashaka kwiga, abantu baba bashaka kwiga cyangwa kugira inyunganizi mwaduha. Tuba dukeneye n'abantu natwe batwunganira bakaduha n'ibitekerezo. 0780 970 122 murakoze.